Yes, ndabatashya abakundwa mu mwami Yesu, mbifurije kugubwa neza. Reka mbabwire ngo ikaze muri message y'ukwezi. Buri kwezi rero tuba dufite message tuba twahawe n'umwuka w'Imana itubwira uko kwezi kuzaba kumeze, cyangwa se ubuhanuzi bw'ukwezi. Muri kumwe na Prophete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe. Mwebwe muri bande, wowe urinde, Imana iguha umugisha. Ndakwakiriye rero uwo uri wese ubanye natwe muri profesi y'ukwezi kwa karindwi. Mpawe ubutumwa bukomeye kuri kuno kwezi kwa karindwi. Iyo tugiye kwinjira mu kwezi turasenga, Imana ikaduha direction cyangwa se ikatubwira uko kwezi kuzaba kumeze. Duhawe rero ubuntu n'umwuka w'Imana kugira ngo tumenye uko kwezi uko guhagaze mu buryo bw'umwuka. Uwiteka, tugushyize hejuru muri uyu mwanya, turakwakiriye ngo ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Kuno kwezi rero ni ukwezi kudasanzwe, ukwezi kwa karindwi gasobanura umwuzuro ubundi mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwa Bibiliya. Tugiye gusenga cyangwa se tugiye kumva ikintu Imana igiye gukora muri kuno kwezi. Hari ibintu rero birindwi cyangwa se reka mvuge bitanu. Hari ibintu bitanu Uwiteka agambiriye gukora muri kuno kwezi. Umuhanuzi rero avuga umutima w'Imana. Bibiliya avuga mu Baefeso ibice 2:6 aravuga ngo twazukanye nawe turi iburyo bwe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, dutegekana nawe. Nubwo turaha ariko umwuka wacu uba mu ijuru. Haleluya. Imana rero yantumye ngo mvugane n'ubwoko bwayo cyangwa se abantu bayo, mbabwire ibintu bitanu bizaba muri kuno kwezi. Icya mbere kizaba muri kuno kwezi ni ukwezi ko kuzuzwa kw'amasezerano cyangwa se gusohorezwa amasezerano. Turasoma ijambo dusanga muri Yosuwa ibice 21 umurongo wa 45. Ijambo ravuga ngo nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranyije ubwoko bwa Israeli byakutse, ahubwo yose yarasohoye. Nta jambo na rimwe muyo Uwiteka yasezeranyije ubwoko bwa Israeli ritasohoye, nta na rimwe ritabayeho. Buri jambo ryose Imana yavuze ryabayeho. Buri message yose Imana yabahaga, iyo message yabayeho. Haleluya. Imana yacu ni nziza cyane. Imana ni nziza cyane. Kuno kwezi rero Uwiteka azuzuza amwe mu masezerano y'abantu, ibyo yagiye avugana nawe uri mu masengesho cyangwa se uryamye, ibyo yakutumyeho abahanuzi, ibyo Imana yakuvuzeho. Kuno kwezi kuzaba kwiza rwose kuko Uwiteka azaza gusohoza ibyo yavuganye nawe. Iyo dusomye ijambo muri Luka ibice 2 umurongo wa 29 kugeza ku wa 30, tubona umugabo witwa Simiyoni ngo agiye mu rusengero ngo bamuzanira umwana Yesu, bamusengerera umutambyi mukuru ngo amufashe ngo arasenga, aravuga ngo Mana, sezerera umugaragu wawe kuko mbonye agakiza kawe. Imana ngo iramubwiye ko atazapfa atabonye umucunguzi. Sinzi rero icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, sinzi icyo Imana yakuvuzeho, sinzi icyo umwuka w'Imana yakuvuzeho, ariko mpawe ubutumwa n'umwuka w'Imana buvuga ngo bya bindi Uwiteka yavuze, bya bindi yakuvuzeho bizuzura muri kuno kwezi. Kuno kwezi rero usenga uvuga ngo ni ukwezi ko kuzuzwa kw'amasezerano. Icya kabiri Uwiteka azakora muri kuno kwezi, azaruhura abantu. Ni ukwezi ko kuruhuka mu buryo bw'umwuka cyangwa se gukira imvune zo mu buryo bw'umwuka. Yesaya 61 umurongo wa 1, ijambo ravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, cyo cyatumye asiga amavuta
yambwiriza abakene ubutumwa bwiza, yansize amavuta kugira ngo mvure imvune. Oh, hallelujah, thank you Jesus. Uyu ni umwaka wo kuvurwa imvune. Buri mvune yose iri ku mutima wawe, buri mvune yose wahuye nayo, Imana ije kuyivura. Hari igihe umutima ubabara, umutima ukavunika bitewe n'ibigeragezo, gutinda mu bigeragezo, kubwirwa amagambo mabi, ibintu by'ibibazo bidahinduka, bigatuma umutima wumva uvunitse, bigatuma umutima wumva uremerewe. Ariko Nyiringabo aje kuruhura uyu mutima ufite imvune, aje kugukiza imvune zo mu mutima, aje kuguha ibyishimo, aje kunyuranya amaboko mu cyimbo cyo kubabara, mu cyimbo cy'amarira. Nyiringabo wazazana ihumure ku buzima bwawe. Kuvura imvune ni ukuvuga ngo hari ahantu harwaye, uyu mutima urarwaye, ubugingo burarwaye. Nyiringabo waje gukiza imitima yari ivunitse. Niba wumva guvunitse mu mutima, Imana iragukijije. Ndagira ngo mvugire ngo haleluya. Icya gatatu Uwiteka azakora muri kuno kwezi, ni ukwezi ko kuvanwaho ibitero. Mu kwezi Imana izaguha gutsinda ibitero mu buryo bworoheje. Dusomye ijambo muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4. Ijambo ravuga ngo noneho uyu munsi ndakubohora ngo kureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka tujyana i Babuloni uze tujyane, nutabishaka urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Uyu munsi ndakubohora. Kuno kwezi zone malakita zowe etaya mengiwa azoli dizgaide mai. Kuno kwezi ko ndimo numva Imana, mukagira Imana, ko ndimo numva imbaraga. Yaba ari umuzi wakwizingiyeho, yaba ari ibitero wahuye nabyo, ibitero byakurwanyaga, Uwiteka araguha kubitsinda. Haleluya. Uwiteka araguha kubitsinda, arabyigizayo, birava ku buzima bwawe. Haleluya. Iki nanone icya kane kuno kwezi ni ukwezi kwitangira ry'umunezero ubuzima bwawe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 19, avuga ngo nje gukora ikintu gishya, ngo mbese ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya, ngo nzaharura imigezi mu butayu. Mbega ikintu Imana ikoze, mbega Imana yo kwizerwa, mbega umubyeyi utatsindwa. Haleluya, ngo aje gukora ikintu gishya. Haleluya. Umaze igihe utegereje uvuga ngo nanjye nakwishima, nanjye nanezerwa. Kuno kwezi rwose dore mvuze na message mbere kugira ngo yakire. Haleluya. Kugira ngo yigenderemo mu izina rya Yesu Kristo. Kuno kwezi Imana izakuremera ikintu gishya mu buzima bwawe, nitangira ry'umunezero mushya. Uzaharura inzira mu butayu, hahandi hatari inzira, Imana izakuremera inzira. Imana igiye kukunezeza mu buryo budasanzwe. Kuno kwezi ni ukwezi ko kuvuga gusa ngo haleluya. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yakobo, mbabwire icya 5. Haleluya. Yakobo ibice 4 umurongo wa 8. Mbabwire nanone ngo kuzaba ukwezi ko gusabana n'Imana mu mbaraga z'Umwuka Wera. Reka tuhasome. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha mukarabe namwe b'imitima ibiri nimwiyeze. Haleluya. Icyo nshaka kuvuga rero kubwira ijambo kuzaba ukwezi nanone ko gusabana n'Imana. Ndagusaba kugira ngo ushake Imana mu buryo budasanzwe, kuko Imana irakwegereye cyane, nawe uzayegere cyane. Ntabwo ndi butinde cyane. Message y'ukwezi nahawe niyo ngiyo, nibyo bintu 5 nahawe kuvugaho.
ndagira ngo nsengane nawe kandi ngushimira kutajya ubura muri iyi message y'ukwezi. Ndanagusaba kugira ngo dukomeze kwagura ubutumwa bwiza cyangwa se kwagura ijambo ry'Imana, udufasha kuri state ya WhatsApp usharinga iyi video kugira ngo hagire umuntu byibuze tuza gusanga ahantu tukamufasha, tukamubwira icyo Imana ivuga, tukamubwira umutima we, kuko benshi Satani aba yababwiye, benshi ubuzima burababwira. Abantu bakeneye ijwi ry'Uwiteka. Haleluya. Bakeneye kumva icyo Imana ivuga. Uwiteka avuze ko kuno kwezi azuzuza amasezerano yawe, azagukorera ibyo bintu bitanu byose. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ubuzima bwawe buhinduke bushya. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, umwuka w'Imana kuzure, imbaraga z'Imana zigutwikire, ibyari bukujyemo byose kugira ngo unanirwe, kugira ngo ucike intege, kugira ngo wihebe, kugira ngo wumve wigunze, kugira ngo wumve ucishijwe bugufi. Ndabivanishaho umuriro, fire. Ndimo ndavanaho buri kintu cyose cyaguteje kwiheba, buri kintu cyose cyakunanizaga, buri cyaha cyose cyakunanizaga. Witeka aracyambura imbaraga, wakiriye gukira, wakiriye ubuzima mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Reka no mubwire ngo uhabwe umugisha, cyangwa se mubwire ngo barikiwa sana. Imana ikurinde, Imana y'amahoro iguhe umugisha wowe n'abawe, kandi ukomeze kugubwa neza. Tujye tubana buri kwezi muri message y'ukwezi cyangwa se ubuhanuzi bw'ukwezi. Imana iguhe umugisha, kamvuge ngo bye bye.